Murakaza neza, tugiye kumva inkuru y'umugore witwaga Maria wari ufite umugabo w'umusirikare w'umusoviyete agapfira ku rugamba, aho kugira ngo Maria aheranwe n'agahinda akiyemeza nawe kujya kurwana ku rugamba kugira ngo ahorere umugabo we. Mu 1925 umukobwa witwaga Maria yahuye n'umusirikare w'umusoviyete witwaga Eliya, wari umusore mwiza cyane kandi ukunda akazi ke. Kuva bakimenyana urukundo rwabo rwahise rugurumana, nuko bahitamo kwibanira, bakora ubukwe ubundi bajya kuba mu mujyi wa Kiev. Maria yakoraga ibishoboka byose kugira ngo yereke umugabo we ko amukunda, bityo bituma ajya no mu mahugurwa ya gisirikare, birangira abaye umuganga w'umusirikare. Bimaze kugenda bityo, Maria akajya akunda kubwira abakobwa bagenzi bati, narabibonye koko, iyo ushakanye n'umusirikare nawe birangira ubaye umusirikare. Umugabo we Eliya yanezezwaga cyane n'umuhati abona umugore wagira ndetse n'urukundo yamukundaga. Uko iminsi igenda ishira, umugabo we agenda azamuka mu mapeti. Uko azamuka mu mapeti, ubuzima bwabo nabo bugenda buba bwiza, bakomeza kwibanira, babana imyaka 14 yose. Gusa uwo munezero n'ibyishimo byabo ntabwo byakomeje bityo, ko mu 1939 intambara y'isi ya kabiri yatangiye gututumba mu Burayi. Bityo mu 1941 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti nazo zinjira mu ntambara. Eliya, umugabo wa Maria wari umaze kuba umwofisiye muri icyo gihe, nawe yoherezwa ku mirongo y'urugamba. Muri ibyo bihe Abadage batangira ibitero byabo bise Barbarossa mu burasirazuba bw'Uburayi. Nuko Maria ahungishirizwa muri Siberia. Kubera ko icyo gihe itumanaho ryari ritaratera imbere cyane, Maria yahoraga ategereje ko umugabo we yamwohereza ibaruwa imubwira uko ku rugamba bimeze. Maria mu kwihangana kwinshi arakomeza arategereza, iminsi ibyumweru biba ukwezi, ashwi ntiyagira ibaruwa iturutse ku mugabo wabona. Nuko nyuma y'imyaka 2 Maria abona umuntu akomanze ku rugo rwe, asanga ni intumwa yari imuzaniye ibaruwa. Iyo baruwa yari irimo inkuru mbi, bamubwira yuko umugabo wamaze imyaka 2 yarapfiriye ku rugamba. Umugabo wa Maria yari yarapfiriye ku rugamba ku ikubitiro mu gihe bageragezaga kurinda umujyi wabo. Maria akimara kumva iyo nkuru acika intege, agahinda karamwica, yibaza ukuntu imyaka 2 yose amaze ategereje azi ko umugabo we akiri muzima, ubwo ngubwo aribwo amenye ko yapfuye. Ariko aho kugira ngo Maria ahere mu gahinda, muri we hazamukamo umujinya mwinshi n'uburakari, nuko yigira inama yo kwihorera. Muri wa mujinya mwinshi n'uburakari, muri we aribwira ati, ikintu cy'agaciro nari mfite mu buzima bwanjye n'umugabo wanjye, none Abadage bo gatsindwa baramwishe. Bw'izo mpamvu ngiye kumuhorera. Kuva ubwo ahita afata icyemezo, agurisha ibyo yari atunze byose, uhereye ku nzu, imitungo ye yose arabigurisha. Amaze kubigurisha, amafaranga akuyemo yose arayajyana, ayatangamo nk'imfashanyo mu gisirikare. Ayo mafaranga yatanze nk'imfashanyo mu gisirikare yifashishijwe mu mushinga bari baratangiye wo kubaka imodoka z'ibifaru. Ndagira ngo muzanyemere izo modoka z'ibifaru nizimara kuzura, nzabe ndi umwe mu bazatwara kimwe muri byo. Nuko mu buryo butangaje koko, bya bifaru bimaze kuzura, bamugeneramo kimwe yagombaga kuzajya atwara. Ku bw'izo mpamvu bamwohereza mu mahugurwa y'amezi 5 yagombaga kujyamo abantu bagomba kuzajya batwara ibyo bifaru. Bamaze ayo mezi 5 bitoza, mu gihe bya bifaru by'intambara nabyo byari birimo byubakwa. Bamaze gusoza amahugurwa, Maria ahabwa igifaru yagombaga kuzajya atwara nawe ku rugamba n'ikipe ye. Nuko kubera ko icyari cyaramujyanye kuri urwo rugamba ari umukunzi we yabuze, kuri icyo gifaru yahawe yandikaho amagambo ngo umukunzi w'Rwanyi. Bamwe mu bagabo bari bagiye kujyana nawe ku mirongo y'urugamba ntibizeraga ubushobozi bwe kuko yari umugore. Ikindi nanone babonye amagambo yanditse kuri icyo gifaru, baraseka cyane barumirwa, bumvaga ari umuntu ugiye ahubwo guhita atuma batsindwa. Gusa bidatinze bageze ku mirongo y'urugamba, Maria bose arabatungura, abereka yuko icyamuzanye ari cyo yari azi koko. Bidatinze ku itariki 21 z'Ukwakira 1943, cya gifaru kiswe Umukunzi w'Rwanyi cyoherezwa mu bindi byagomba kujya ku mirongo y'urugamba. Birumvikana cyari gitwawe na Maria. Nuko Maria na bagenzi be bararwana karahava, nuko babasha gutsinda ingabo z'Abadage zari zabateye. Ariko mu kurenga aho ngaho, bakiri ku mirongo y'urugamba, urugamba rushyushye, cya gifaru cyabo kigira ikibazo, birakinanira kugenda. Nuko Maria atitaye ko bari ku mirongo y'urugamba mu masasu menshi, asohokamo rwihishwa, aranyonyomba, aragenda, igifaru aragikora, arongera asubiramo, kiragenda. Abagabo bari kumwe barumirwa, bati koko uyu muntu ni Rwanyi, batangira kumwemera batyo. Nyuma y'icyo gikorwa yakoze akabasha gukiza abagenzi be ku mirongo y'urugamba, byamuhesheje ipeti rya serija. Hashize ukwezi ku itariki 17 z'Ukwakira, cya gifaru n'ibindi bifaru birongera byoherezwa ku mirongo y'urugamba. Icyo gihe Abadage bari bateye ahantu hitwa Novo yo mu ijoro. Nuko Maria mu gifaru cyo n'ubundi arabanjama, arabarasa karahava. Gusa nk'uko byagenze ku rugamba rwa mbere, cya gifaru cyongera kigira ikibazo kinanirwa kugenda. Nk'uko yarasanzwe abigenza, atitaye ko ari mu rusaku rw'imbunda n'amasasu, asohokamo ngo agerageze kujya kugikora. Bitewe n'uko byari bimeze, bagenzi be bagerageza kumuhagarika, aranga, arasohoka. Babonye ko asohotse bagerageza kumukingira, bakomeza kurasa kugira ngo abone uko agikora yitonze. Arongera aragikora, ubundi arangije asubiramo, aragitwara, aragenda, arongera bakiza atyo. Maria akomeza gukora
ibigwi ku rugamba, nuko nanone ku itariki ya mbere 1944 basubira nanone mu gitero cy'ijoro. Maria arongera yurira igifaru cyiwe aragitwara, atwara na bagenzi be rwose bajya ku rugamba, amasasu barayasuka. Nkuko bari bamaze kuba abanyabigwi, barongera batesha Abadage bariruka, ariko ku nshuro ya gatatu nanone cya gifaru cyabo kibapfiraho kugenda birakinanira. Nk'ibisanzwe Maria asohokamo ntacyo yitayeho kugira ngo ajye kugikora yongera akize bagenzi be. Mu rufaya rw'amasasu menshi ntacyo yitaye, harasohoka aragikanika. Kimara kugikanika birarangira, ubundi agerageza kurira ngo asubiremo. Kuri iyi nshuro amahirwe ntiyamusekera. Abadage baramubona, baramurasa, baramutsuma. Gusa bagenzi be bagerageza kumukura aho hantu, baramujyana. Aragenda amara amezi 2 ari muri koma, atabasha kuvuga cyangwa no kumva. Hashize iminsi nawe aripfira asanga umugabo we. Urugendo n'umujinya by'uburakari bwe birangirira aho ngaho, naho ku mirongo y'urugamba aho yahamaze umwaka wose. Gusa nubwo atamaze igihe kinini ku rugamba, benshi mu basirikare b'Abasoviyeti bamufata nk'intwari yabo. Bityo yaje no kuzagenerwa umudari w'ishimwe nk'umuntu wakoze ibikorwa bikomeye ku rugamba mu ntambara y'isi. Comrades, we gather here today to honor a true hero of the Soviet Union. This is the best day of my life. Get down! Get down! We have to fix this now!